Dore ibisobanuro birambuye, biteye neza kandi byagutera imbaraga zo kwicisha bugufi. Uburyo bwubaka cyane cyane imbere y'umuntu ushobora kukurusha ubwenge cyangwa se ubona ko ashobora kuba yakurusha ubumenyi. Icya mbere, menya indangagaciro zo kwiyakira. Kwicisha bugufi ku muntu ukurusha ubwenge bitangirira mu kwiyakira. Niba wemeye ko hari ibyo utazi, uba uhaye umutima wawe umwanya wo kwiga ndetse no gukura. Kwiyakira ni ukuvuga uti mfite ibyo nzi, mfite n'ibyo ntazi, kandi ibyo ntazi ntibinyambura agaciro kanjye. Ibi bituma uba mu mwanya mwiza wo kumva undi no kumwubaha, utikuyeho icyubahiro cyawe. Icya kabiri, kureka guhangana n'undi mu bitekerezo. Iyo urimo kuganira n'umuntu ukurusha ubumenyi, kwicisha bugufi ni uguhagarika ya mpamvu yo gushaka kwerekana ko nawe ubizi. Impaka zishingiye ku kwerekana ko nawe uri umuhanga. Ibi ngibi bikugaragaza nabi, ahubwo gerageza ukore ibi ngibi. Kureba icyo ushobora kwigira mu byo undi avuga. Iki ni kimwe mu bintu wakora. Kwakira amakuru mashya udafite n'isoni. Kugaragaza ko wumva uburemere bw'ibyo undi atanga. Uko ugabanya iryo higanwa ry'ibitekerezo, niko uba wicishije bugufi mu buryo bwiza. Icya gatatu, kumva neza no gutega amatwi bituje. Abantu bafite ubwenge bwinshi bakunda abantu babatega amatwi, kuko kumva neza bisaba ubwenge bw'ubwonko ndetse bwihariye. Ukicisha bugufi muri ibi bisobanuro bikurikira: guhagarika ibyo wari urimo gutekereza kugira ngo wumve undi, kudahita ucira urubanza ibyo avuga, kubaza ibyo utasobanukiwe ndetse ubinyujije mu kwiyoroshya. Nk'urugero, ibyo uvuga birimo ubumenyi bwinshi, wabinsobanurira ahandi hato kugira ngo bimenye neza. Iki akaba ari nkacyo kibazo ubaza. Ibi biba bimwereka ko umwubaha kandi ko witeguye kwiga. Icya kane, kwemera no gushima ubumenyi bw'undi muntu. Kwemera no gushima ubumenyi bw'undi mu buryo buboneye. Kwicisha bugufi si ukubogamira undi cyangwa se kumuvuga nabi wowe ubwawe, ahubwo ni ukuvuga amagambo y'icyubahiro mu murongo uringaniye. Nk'urugero, ndashima uburyo ubyumva neza. Ufite ubunararibonye bwiza kuri iki kintu. Ibisobanuro byawe byamfashije cyane. Ibi byoroshya ikiganiro kandi bikubakira icyizere mu mibanire yawe n'undi muntu urimo murahangana. Icya gatanu, kwiheba ku bitekerezo by'uko undi ashobora kuguciraho urubanza. Abantu benshi bahura n'ikibazo cyo kwikanga biramutse bigaragara ko ntazi uwo muntu arambona gute. Kwicisha bugufi bisaba gutsinda ubwoba bw'uko abantu bakureba. Ikibazo si uko undi akubona, ahubwo ni uko wowe ufata aya mahirwe yo kwiga. Wibwira uti kumenya ni ubutare bushya kandi ikindi ntibinyambura isura. Wongere wibwira uti kunsubiza inyuma ni ukutabyakira. Icya gatandatu, gutanga ibitekerezo byawe mu bwitonzi ndetse ikindi udakabya. Kwicisha bugufi bivuze ko ugomba guceceka cyangwa se guhinduka umuntu udafite ijambo. Ibyo uvuga ndabyumva, ariko nanjye mbona ko ntakiga kuri iyi ngingo, ariko hano niho nari ngeze. Ugaragaza ko ufite icyo utekereza, ariko mu buryo butarimo kwiyemera kandi bwubaha undi. Icya karindwi, kwiga ku bandi nk'uko umuntu akura. Kwicisha bugufi ni intwaro yo gukura ndetse ugakura mu bwenge no mu mibanire. Abantu benshi bafite ubwenge bakunda umuntu wicisha bugufi, kuko atabashyiraho igitugu, ahubwo abiyumvamo abafata nk'abantu bakunda kubana ndetse n'abandi, atari nk'abashaka kwinjama umunyamwuka mwiza. Ejo hazaza cyangwa ikindi gihe ushobora kuzaba umurusha ubumenyi cyangwa se ukamwigarurira mu bwubahane. Icya munani, gusobanukirwa ko kwicisha bugufi si intege nkeya, ahubwo ni imbaraga zo mu mutwe. Kwicisha bugufi bisaba kumenya ubwenge, kumenya uko witwara, kumenya kwifata, kumenya gucunga uburakari n'ubwoba. Ikindi, kumenya guha icyubahiro no kugumana icyawe cyangwa se icy'abantu bawe. Ni imbaraga z'umuntu mukuru mu bwenge no mu mico.